Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo ni irya polisi y'u Rwanda. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko abantu batwara ibintu n'abantu ku magare bagiye kujya bapimwa kugira ngo barebe ko batwaye ibinyabiziga banyweye ibisindisha. Ni mu gihe impanuka zikomeje kwiyongera mu mujyi wa Kigali zitewe n'amagare. Ni mu gihe bigiye gukurikizwa mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro, cyane cyane nk'ahazwi nka Nyabugogo nko kwa Mutangana niho hakunze kuba hari abanyonzi benshi. Twikubita no ku Kinamba ku Muhima naho hari abanyonzi. Nibwo rero polisi yatangiye kujya ipima abatwara ibintu ku magare n'abantu. Ni mu gihe impanuka nyinshi zikomeje kuba mu mujyi wa Kigali ziterwa n'abanyonzi. Uyu ni incamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Amakuru nitworenzwe n'Imana Emmanuel. Abanze ku mazina ya Kidasamura. Nemera ubwo bwa mbere ugize ko no muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rero buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri ni itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Ni mu gihe abatwara ibintu n'abantu ku magare bagiye kuzajya batangirwa gupima, ubwo bazajya babapima kugira ngo barebe ko batwaye nta binyobwa cyangwa nta bisindisha banyweye. Ni mu gihe nibazajya bagusanga utwaye igare wanyweye bazajya baguca amande, igare bakarifunga naho ubwawe bakagufunga. Ni mu gihe ibingibi byatangiye gukurikizwa nk'ahazwi Nyabugogo kwa Mutangana ndetse na hano ku Muhima ku Kinamba niho byatangiriye, niho hantu hakomeje cyangwa haba hari abanyonzi benshi. Na kino kiraro cyo kwa Mutangana urimo wikoza Sonatibe, hariya naho abanyonzi batangiye kujya bapimwa n'abapolisi kugira ngo barebe ko bubahirije ibisabwa. Ni mu gihe aba banyonzi mu minsi iri imbere bari kwiga uburyo bazajya bajya kwiga amategeko y'umuhanda kugira ngo bajye baza mu muhanda bazi amategeko y'umuhanda. Ni mu gihe impanuka zikomeje kumvikana mu mujyi wa Kigali, inyinshi ziterwa n'abanyonzi. Usanga bitambitse amamodoka, ugasanga impanuka ibaye bitunguranye, ugasanga bamwe bahaburiye ubuzima, abandi barakomeretse, aho imibare y'abakomerekejwe n'amagare muri uyu mwaka wa 2025 bagera ku 10%, mu gihe abapfuye bagera kuri 5%. Ni ukuvuga ngo iri tangazo urumva ko rigenewe abanyarwanda mwese muri rusange. Impamvu mwese ribareba harimo abatega amagare mu gitondo bagiye mu kazi bitewe n'ubushobozi bafite. Jya wumva ko motari cyangwa umuntu uteze atanyweye ibisindisha, kubera yuko ashobora kuba ari kukujyana mu manga y'urupfu utabiteguye. Nk'urugero, impanuka iherutse kubera hano Gahanga, umumotari yari yasinze. Wumve ko n'ujya utwarwa n'umuntu uzajya ucekinga neza urebe ko uwo muntu ari muzima mu gihe ubona ari kuguseseka mu mamodoka. Ndetse turaza kugaruka ku ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali nanone ahazwi nka Kimironko, Kicukiro, Kabeza, Sonatibe ndetse na Rwandegisi na Kabuga na Masaka. Aho hantu hose amazi amaze iminsi yarabuze. Ni mu gihe tugiye kugaruka ku ibura ry'amazi. Ikigo gishinzwe amazi WASAC cyatangaje yuko mwino minsi iri imbere turi mu gihe cy'impeshyi, ariko ni mu gihe amazi asaranganwa. Ni mu gihe uno munsi harekurwa amazi Nyarugenge, ejo Kicukiro akarekurwa, ejo Gasabo akarekurwa, kubera yuko amazi cyangwa amasoko amaze gukama kubera imvura yabuze cyangwa ari mu gihe cy'impeshyi. Ni mu gihe namwe niba muri kwambuka Nyabarongo muzarebe ko Nyabarongo nayo irimo iragenda ikama. Bishatse gusobanura ko amazi mwino minsi ntayibura. Gusa WASAC yamenyesheje abanyarwanda bihanganye mw'iki kibazo bagize cy'ibura ry'amazi. Ni mu gihe amazi mu maduka atandukanye, amazi nkazwi nka Nile icupa rigeze ku 1,200, andi asanzwe nayo wasanga yarazamutse. Ayo niyo mazi ndi kubona ku isoko yazamutse. Mwibuke aya mazi ko akorwa n'Abahinde kuri kampanyi ya Sorufo. Niyo mpamvu mugomba kubimenya ko WASAC yatangaje ko mu cyumweru gitaha amazi mu mujyi wa Kigali azaba ari yose. Nimero bwo gwambirigize ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imwari mu bana nitwe Kidasamura, urw'inkuru tubakora rugakonkoma. Imana ibaho ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Duhure mu kiganiro gikurikira mu masaha